Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti za Rubavu Media TV. Iri ni itangazo rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko by'umwihariko ku bakora ingendo nyobokamana i Kibeho. Nk'ibisanzwe abakoraga ingendo nyobokamana i Kibeho mu minsi isanzwe nyine, atari ya matariki yamenyerewe nko mu kwa munane cyangwa se mu kwa 11, ahubwo rirareba abakora ingendo nyobokamana mu minsi isanzwe nyine ku byumweru bisanzwe. Hari uburyo misa zabagaho. Hari misa yabaga saa 2 ndetse n'iyabaga saa 5. Hari impinduka zabayeho ku bijyanye n'izo misa zabaga buri ku cyumweru. Nk'uko tubibona ku itangazo ryashyizwe hanze n'Inkoro ya Bikira Mariya i Kibeho, bavuga ko nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika y'uyu mwaka tariki 5 z'ukwezi kwa 4, 2026, misa izajya itangira saa 1. Ubwo ni misa ya mbere izajya isomwa hehe? Mu Cyongereza. Misa ya kabiri izajya iba saa 3, izajya isomwa mu Gifaransa. Saa 5 hazajya haba ishapule hifashishijwe amibukiro azirikanwa. Noneho saa 6 hazajya haba misa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyi misa yabaga saa 5 yimuriwe saa 6. Nimba wazaga mu misa ya saa 5, ubwo nyine ugomba kumenya ko misa yatangiraga saa 5 igomba kuba ryari saa 6, ndetse n'iya mbere nyine ya saa 1 na saa 3. Ubwo ni misa eshatu zigiye kujya ziba hehe? Ku ngoro ya Bikira Mariya, mu gihe habaga misa ebyiri nyine ku byumweru bisanzwe, yahabaga saa 2 n'iyabaga saa 5, kandi zose zikaba mu Kinyarwanda. Ubwo nahawe nyine kugira ngo ujye mu misa wumva nyine mu rurimi wumva wabasha kumva, haba Ikinyarwanda, haba Igifaransa, haba Icyongereza, byaterwa wowe n'ururimi waba wumva. Nanone muri itangazo bashyizeho ko nimba wifuza kuba watera inkunga ibikorwa byo kwagura ingoro ya Bikira Mariya, basizeho momo pay yabo irahari, natwe turayishyiraho. Ndetse nimba wifuza no kuba baguha nimero de compte ya banki yabo, ugana aho bakorera nyine kuri shapeli, bakaguha nimero de compte, ugashyiraho amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa byo kwagura ubutaka bwo kubakaho ingoro ya Bikira Mariya. Byashyizweho umukono nyine n'ubuyobozi bw'ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho, Sanctuaire Notre Dame de Kibeho.